Isakuriza njya umva mubwire man umva meme kumuteza abantu umva nyine mubwire man umva se urambaze iki oya nyine reka mubwire itonde mubwire gato njekura umva mubwire man ibi biboro byawe ariko se wanditse ureba abantu bose baranga baramaze imbaga y'abantu ubu nta soni ufite man umucama w'umugabo man kandi wa mugabo umva nyine mubwire sinzi ikintu ushaka reba abantu bose baranga ntabwo babona sibyo y'abagabo bose baranga wambaye igitenge uri umuntu w'umugabo man ndamaze ariko wewe umva se mubwire man umva nyine mubwire man umva utamena inzoga man utamenya kwambara man umva se man man tugenda uje kwambara mbabara ndagusaba man nta byamabuye ntuzane nk'ibyamabuye sibyo wisana nk'ibyamabuye tuwisana nk'ibyamabuye man umva se tugende umva man wisana kwambara ngende muzima cyashu kandi uje kwambara mujingaho ariko mwarasa nijye kwambara si umukarita asaba jango ndi no kumwinginga ngewe egera nkwereke man kwambara vuba kuramo iyo ndavuga ngo kwambara Genda nyine cyakora sitakuri nawe uje kumfatanya naba ngaba gore katworoshye ibintu reba umuntu wavuye mu Rwanda agiye kuragenga kaza ninga kazi twara kazi akanazigurisha utega moto n'imunda kora kugezayo akira basha muture neza ntabwo ushaka kunshika amata tugende twatwanye ndutenge by'urukwati uzabibaza tugende murakanegena iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent FM muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho njyana na gasaka mutono sase nubwo wasanga matara gakeka cyangwa gasamba ubundi wicara kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka ndajya mbasaba cyane kujya mutwandikira muri comment kugira ngo mu minyunganize mumbwire icyo nakora cyangwa se nicyo nagabanya ku biganiro ngenda mbageza umunsi ku munsi w'umwaka rero ndakubwira kuri wo kubw'impamvu waba uri mu Rwanda Amerika Asia ndetse ni Burayi ro kubw'impamvu ibibazo byose uri gucamo uyu munsi n'ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza hamwe n'Imana byose birashoboka uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndi ahantu mu gakaritsiye cyangwa se mu gasantere bandangiye neza banushiye akara barambwira ngo wa mutinganyi muramusi wowe ndi kurwana nawe muri no minsi kugira ngo ndebe ko nawe namugarura mu buzima bushya ngara ahantu mu kabari kari muri izi karitsiye aho kabari bakantungiye urutoki ndabona mpageze reka tujyaneho turebe nimba tumubona mu by'ukuri tureko ko nawe twamugira inama akabasha kuba yagaruka mu buzima busanzwe bambwiye ko ngariho yasindiye ariho zamufungiye reka ngende mu by'ukuri ndebe ko mubona ningira amahirwe nkamubona ubwo ngubwo biraba ari amahirwe akomeye cyane nawe ndaza gukora ibishoboka byose kugira ndebe ko namugarura mu buzima busanzwe kamera tujyane neza cyane ndetse nawe udukurikiye ndagusaba kugira ngo tujyane dore nguyu nkimubona kakanya nimba avuye kuri toilette nimba avuye nanjye ntago wambaza ntago nzanavuye gusa kubw'amahirwe ndabona ashobora kuba hari ndabona ashobora kuba hari reka ninjiremo gake tujyane umuntu we turi kumwe we dukurikiye reka tujyane ndabona ari kuzamura ibintu by'ibitenge ni ibintu bibabaje cyane kubona umuntu w'umugabo umuntu ufite umuryango ufite famille yambaye ibitenge ubona umuntu ufite famille yambaye ibitenge ni ibintu biba bigoranye cyane abasaba bimeze bite se Salama biragenda neza se salama biragenda fresh ntawe mwahase murakoze cyane ariko ntago nk'inzoga mwari mugize neza nose bimeze bite biracamo neza umusa iminsi myinshi amakuru y'iminsi
ariko buriya nimba hari ikintu kiya kincanga kikanantera ubwoba iyo nkubonye none ureba wahinduriye abantu inzara warazisize washyizemo agatenge wagira ngo uri umugeni uri mu kwabuki uri gukubura ku mbuga byashoboka hari wamenya n'ibikese sibwo uri kwivugisha kwakundi se ntubizi hano se ko iminwa utayitukujera se yajya hori tukuye buri munsi yajya hori tukuye ese ibitenge ko mbona uri kubizamura mano ibitenge utahera umwaka akayaga ushaka yaga naringize ninuze ugize wahisemo kuza ahanga wambaye ibitenge tu mwamamagarije agatebe ariko aba bantu nka data shaka mukuma agatebe basaba bimeze bite none se aba niki cyane abangaba se nabajama banje cyane abagabo babo aba nabajama banje kabisa turi inshuti none se muri kimbabaze nk'abacama sibyo ni muri abacama b'uyu mugabo uyu mugabo muzi ko afite umwana n'umugore mu cyaro ahubwo twe byaradutunguye none se iyo mubona mwari musanzwe muziranye se twe dusanzwe tuziranye none se iyo mubona umuntu w'umugabo muri kujyanana n'umuntu w'umugabo muzi neza ko ari umugabo yambaye ibitenge by'abagore mwebwe nk'abagabo mubona hari agaciro ariko bahesha agaciro nako uyu wundi yari umujama twabanaga mu cyaro aravuga agiye kuragira inga noneho tuza kumva amakuru y'uko inga yazijanye araziba nuko tuje tuvurira guca ubwo nanje guca byanyobeye none se mama ngo byakwibeye uko bijyasa kose mufitanye communication ya hafi ndende none se ko mbona ese mwebwe mufite icyizere cyo katazabajyana muri iyi mico mibi hari icyizere mufite katazabajyana muri iyi mico mibi umva tukubwire nubwo twaje kwishima hano njye mfite agatekerezo kameze gate turamujyana kwa doctor twaje dufite gahunda yo kumujyana ku muganga uyu nguyu se turashaka nkaho mwakamusengeye Imana ngo abari mukizamura umuganga umeze ute se wavura ibisazi by'uyu nguyu oya n'ubundi abaganga gakondo bavura twebwe twakamusengeye Imana ariko n'ubundi umuganga tuzamujyanaho afitanye communication n'Imana niyo mpamvu tuzamujyana ku muganga none se mukaba mwaje usanga hari trike yo kugira ngo wenda mumufate mumwiyegereze hanyuma muzamujyane kwa ni kimwe nta nubwo narinzi ko muri kumwe mwebwe sibyo ngiye kintu umuntu wese arabizi umuntu wese wijyanye muri iyi mico nkagira amahirwe yo kumukurikirana noneho sasa ubwo ngiye nshiduka ari uko nzute muhamukuye uwo muganga ntago mufobeje ni n'umuganga kuko nanjye njya mwumva sibyo se muzamujyana ariko nanjye ndabakire haka barya kumbuza none se urabona uri muzima ntago ndi muzima nk'ibintu bawambaye umugabo basha kwigurira umutwe wawe ibitenge wagira ngo ugiye kugira ute kuri kunyambura fata ibi biboro mwana ngiye gahunda yanjye se ntago yize nawe David ngiye gahunda yanjye no kubashyira hanze haguruka kuramo ibi bintu kuramo ibyo biboro wa mugabo wora ushaka w'amahane kuramo ibyo biboro sibyo se siko bimeze se ntago bizi se ndetse nk'iyambara nta myenda mizima mwazanye bro wazanye imyenda mizima ipataro wazanye ipataro nayizana hano sinambaye umva man wazanye ipataro neza kujya kunyambura kuramo ntubizi se gahunda no gukuramo sibyo kandi wa mugabo ushaka w'amahane ibyo wakora byose ntubizi se ngira ngo urabizi ibyo ngibyo kuramo ibi bitenge bro kuramo ibi bitenge man ndekura kuramo ibi bitenge ndekura nyine none se urabikuramo cyangwa ntabwo bikuramo kuyu mugabo nshaka abantu bose abagabo bose baba bari mwana ubona utari kubateza kandi wa mugabo wongeye niko garuka hano wa mukinga kamera uri kubona ahangaha iriya man umva se man umva nkubwire bro umva nkubwire sibyo umva nyine nkubwire man umva nkubwire se man umva nkubwire man umva nkubwire man sibyo umva nkubwire sibyo umva se nkubwire man urabona utasaze man urabona utasaze umuntu w'umugabo man wo kuzana urabona utasaze bro urabona utasaze man urabona we muri kure none ndebe ko ibyo biboro byari genda muzima umva man umva nkubwire man umva nkubwire man umva meme kumuteza abantu umva nyine nkubwire man umva se oya nyine reka nkubwire itonde nkubwire gato ndakura umva nkubwire man ibi biboro byawe ariko se wanditse ureba abantu bose baranga baramaze imbaga y'abantu ubu nta soni ufite man umucama w'umugabo man
kandi wa mugabo umva nyine nkubwire sinzi ikintu ushaka reba abantu bose baranga ntabwo babona sibyo ya abagabo bose baranga wambaye igitenge uri umuntu w'umugabo man ndamaze ariko wewe no umva se nkubwire man umva nyine nkubwire man umva utamena inzoga man utamena hiyo nzoga umva se nkubwire man tugende vuba tugende umva bro mfashe dukore mwe umva se umva nkubwire man umva nkubwire nyine gato sibyo itone nyine nkubwire wowe banza tuza wumve man tuza wumve sibyo banza wite ku bantu bose bari hano abantu ntago babona tuza wumve abantu bose bari hano niba taka baba bahari nose mukwera kudashobora kandi umuntu wambara inkingi ariko twari kunyambura ubusa ndabaye kwambara nta kintu se kwambara se nago nambaye tuyenje kwambara man umva se umva man tuyenje kwambara bro umva se man tuyenje kwambara undi munashaka wi tuyenje kwambara se kwambara se nago nambaye nicyo dukeneye kuja kwambara umva man tuyenje kwambara bro wewe tambuka tuyenje kwambara nta kintu sibyo rose urabona utasinu ngakubita umuntu oya urabona tuyenje kwambara man Simani bisatu uragenda tuyenje kwambara man nari nyambare kwambara se nago wambaye tuyenje kwambara man ko ni munde kure Caritas fate muri ko ni fati ikirahure tuyenje kwambara man ikirahure turagenda wambaye tugende man tuyenje kwambara tuyenje kwambara man tuyenje umva se man man tuyenje kwambara mbabara ndagusaba man nta byamabuye ntuzane mw'ibyamabuye sibyo wisana mw'ibyamabuye tuwisana mw'ibyamabuye man umva se tugende umva man wisana oya tuyenje kwambara hari ikindi tuyenje kwambara nambara se nambara tuyenje kwambara nta kintu tuyenje kwambara man tuyenje kwambara man tuyenje kwambara bro umva se umva man waze tukagenda ngenda se njyahe wewe ngo nuje kwambara nta kintu sibyo nje kwambara tugune nase nago nambaye urambaye ndaryo nase niba nambaye murashaka wi wewe urambaye ngo tugende sibyo nje kwambara haranga kirahure kimeze cyo kuzaje kigira njyewe urabizi sibyo urumva bro icyo nshaka nta kindi sibyo icyo nshaka nta kindi tutanateranya amagambo njyewe ni munda kure ni ngende tekereza kuri famille yawe bro umva ngenda umungendaho kubera je ntago nkugendaho man sibyo ibintu byose ukora ni uburenganzira bwawe ariko nyuma y'uburenganzira umuntu akenera inama z'abantu nese niba ari uburenganzira bwanjye wanditse nkigendera we nyine ngiye cyo nshaka famille yawe imbaza ngo ngeze kamera hari kamera ubona hose agaciro se hari kamera ubona hari agaciro na kamera nyine ubona yose ibyo bintu nibiki ufite mu ntoki zawe ibi ni ibintu bisanzwe bro ibi ni ibintu bisanzwe ndakarara ni ibi ni ibintu bisanzwe man urumva turakujana kuramo oya tugende murakanijya uwo muganga uwo muganga ngo ninde bamwitaga Sarongo tugende man Sarongo se ni papa wawe cyangwa ni oya mva man tugende man bro tugende uje kwambara ngende muzima cyashu kandi uje kwambara mujingaho ariko mwarase nijye kwambara si umukarita saba jyango ndi no kumwinginga ngewe egero nkwereke man kwambara vuba kuramo iyo ndavuga ngo kwambara vuba nta mikino mfitanye nawe ngewe kwambara vuba iki mwarase nkigendera tugende uje kwambara vuba mumundekere ngiye nkwere yo gukida ku bitimwa cyo tugende uje kwambara vuba mukarita kwambara kandi wa mugabo ngewe urabizi sibyo reka nitahire tugende uje kwambara vuba nitahire ngewe tugende mbese ntabwo nambaye tugende uje kuramo ibyo bitenge vuba tugende uje kuramo ibyo bitenge vuba wahereye ungendaho urabona ntambaye ndakura tugende nyine ndakura ariko tugende uje kuramo ibyo bitenge uranshaka wiki hamagara madamu wawe ndakura cyangwa mbwire ngewe oya iryo buye ryo wapirireke ndakura rero ibyibuye bibyihorere nanjye nitahire impereza ikirahure cyanjye nawe icyo kirahure ntukimusubize umusa tutaye ireba ni gaciro cy'uburwesha abagabo nk'aba ngaba mwansengereye se munzubize ikirahure cyane barumbwire umusa nk'uyu muntu ni gaciro cy'abarwesha abagabo iyo ubonye umuntu w'umugabo wambaye kuriya bro mubaze nukubera yuko muri gukina comedy ntabwo turi gukina comedy uyu yarasaze ni umurwayi wo mu mutwe yarasaze yigize umutingano kandi afite famille turapfuye none afite famille afite umwana n'umugore umva nawe gase gatoya wo kumvira nawe ubundi wowe wagiye aho ugiye nshaje ko
Genda nyine cyakora sitakora. Nawe uje kumfatanya n'aba ngaba. Gore katworoshye ibintu. Reba umuntu wavuye mu rugo ngagiye kuragira inka kaza. Ninga kazi twara kazi. Akanazigurisha. None reba amafaranga yazanye igiye kumutinganya. Nigira ahantu mukaba ari kwinywera agacupa abantu bari bangore bagenzi banje. None uraje utumye nakanyweye. Neza ubona gataye urangurira kandi. Genda ugasoma. Waretse nkitahira. Umva nkubwire. Uranshaka wi. Sibyo umva nkubwire, sibyo. Umva nkubwire nyine man. Umva nkubwire, sibyo. Umva nkubwire. Reka nkwereke, sibyo, reka nkwereke, sibyo. Umva nyine nkwereke. Reka dutahe tusange famille yawe. Uze famille yanjye. None ngiye kuba ndi kukwirukanka hani. None nje kukureba watakunze. Umvikana inzoga twakugure turakugurira n'izindi bawo zigure mukanazinyakanye ni munda kurije. Nje kukureba famille yawe itakuntumye. Famille yanjye se muraziranye. Tumaze imyaka reba mushiki. Ngiye mushatse mwamva imbere nyamara. Reba mushiki wawe ibintu ejo bundi ya kubundi uba wikoreye. Mwama umva musa mbabarira fasha. Fasha. Umva mani fasha. Mwamva imbere nk'igenda. Niba ari inzoga turakugurira izindi. Ikintu cyose ushaka urakina. Ngendigura ni munda. Moto wakanganya ukamukira kuri moto tukagenda. Ngendigura ni munda. Ngewe bicaro uri bunyishyuze byose ndabigwa. Sibyo? Fasha gutyo. Twe no kukwikora wenda no bwatunone. Mota hengeka moto neza nkwereke. Zana hano mota. Mota we turakwishyura wigira ikibazo. Mota zana moto hano nkwereke. Turakwishyura. Icyo ushaka. Gutega moto ni munda kora kugezayo. Akira fasha Muture neza. Egera moto mwegeze imbere hano hagati mu. Meza mikrofone kandi. Nurate njyewe. Meza mikrofone mwe ni mwe muri. Twagiye moto twagiye. Muzaze njyemwe. Moto tugende. Muzaze mwandika njyewe. Mureke. Ntabwo ushaka kunshika moto tugende. Twatwanye ndutenge. By'urukwati z'imoto zawe. Uzabibaza tugende. Mureke nigende. Tugende. Mureke nigende we mujyana moto. Wenda kujyana ndakugeza iwanyu neza. Ibintu baba mwihute. Ibintu uri kunkorera wa mugabo. Ntabwo nagusiga ntibibaho. Ntabwo nshaka kugusiga. Njyewe gahunda yanjye kunkorera mwese nkawe. Mata subira inyuma gato mfata akantu hariya. Kati inyuma. Gwe ngenda. Kati inyuma haramfata akantu. Hari akantu nibagiye kati inyuma. Kati inyuma. Hari akantu nibagiye haramira satira. Hari akaboro kandi haye. Kata dusubire. Ntabwo njyewe ndagufite 100% ntabwo ushaka tugende mushyire famille yawe njyewe. Ibyo ngibyo bawigira ntabwo mbizi. Mutatse mwande. Tugende. Ibyo ngibyo bawigira ntabwo mbizi njyewe. Inkweto zanye mwazinyatse. Mwantu ngenda mujyanye sibyo? Ndamujyanye ngiye gushaka umuhereza famille ye